السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم dutangiye isomo rya munani, isomo turi bureberemo ibintu bibiri, huruful maddi ndetse na layn. الدرس الثامن حروف المد واللين. نعم dutangiye kuri المد ni inyuguti eshatu cyangwa se ni hurufu eshatu, alif sukun, waw sukun ndetse na ya sukun. Itandukaniro ry'iri somo wenda n'isomo rya karindwi ryabanje nuko izi nyuguti za madda ziba zikiye ku mwimerere wazo. Nko mu isomo rya karindwi twabonye yuko kaba ari akaya gatonya, aka alif gatonya ndetse n'akawawu gatonya, ariko ahangaha ho ziracyari ku mwimerere wazo, ndetse n'andi matandukaniro tuzagenda turushaho kuyareba mu masomo ari imbere inshallah ta'ala. Hanyuma dusoma ba fatha alif sukun ba, ba dhamma waw sukun bu, ba bu, ba kasra ya sukun bi, ba bu bi. Hanyuma kuri alif sukun dukurura ari uko yabanjirijwe n'inyuguti ifite fatha, tugakurura tuzamura ba fatha alif sukun ba. Waw sukun nayo iba yabanjirijwe n'inyuguti ifite dhamma. Iyi alif nimuyiteho nimuyisome, tuzareba ubusobanuro bwimbitse mu masomo ari imbere inshallah ta'ala. Hanyuma ya sukun nayo iba yabanjirijwe n'inyuguti ifite kasra, tugakomeza ta fatha alif sukun ta, ta dhamma waw sukun tu, ta tu, ta kasra ya sukun ti, ta tu ti, tha fatha alif sukun tha, ثا ضم واو سكون ثو، ثا ثو، ثا كسر يا سكون ثي، ثا ثو ثي. نعم ugakomeza usoma gutyo kugeza ahangaha zisozereza. Hanyuma tuje hano kuri al-layn. Al-layn iba igihe waw sukun cyangwa se ya sukun zabanjirijwe n'inyuguti ifite fatha. Naam, nibwo tugira gute, nibwo dukata. Nk'urugero tugasoma ta fatha waw sukun taw, tugakata. Ariko yaba yabanjirijwe iyi ta, iyo yari kuvuga ngo ta dhamma twari kuvuga ngo sukun tu, ariko kuko yabanjirijwe n'inyuguti ifite fatha turakata tukavuga ta fatha waw sukun taw. Hanyuma ta fatha ya sukun tay, ثا فتحة واو سكون ثو، ثا فتحة يا سكون ثي، دال فتحة واو سكون دو، دال فتحة يا سكون دي، ذال فتحة واو سكون ذو. ugakomeza ugakata kugeza isomo rirangiye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo twamenye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.